inkuru numvishe ni ibiki ko umugongo ucitse? Numve umukecuru aranyandikiye nawe ari kurirana bose bigenze biti ngo Gitoko ngo yishwe n'umutima. Abikubwiye mukecuru ari he? Ari hano muri Canada ariko sinzarakuye amakuru kabisa, ariko arabimbwiye kandi sinzi gashobora kukumbesha ko ibyo bintu yarambwiye ni umutima umwishe kabisa. Ndabasuhuje mbifurije kugira ibihe byiza, ikaze mu makuru yacu akomeje kugenda atangazwa. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bitewe n'ibice by'isi muri mu bice bitandukanye. N'amakuru atari meza, ni inkuru ikomeje kugenda ishengura benshi kuba bakomeje kugenda bagaragariza urukundo Gitoko berwa, wakomeje kugenda ugaragaza amakuru y'indirimbo z'urukundo zakomeje kugira zisana imitima y'abatari bake. Inkuru ije kuba yatugeraho kuri aka kanya ni inkuru y'incamugongo ikomeje kugira itangazwa. Ibitangazamakuru bitandukanye bikomeje kugira byandika inyandiko bikomeza kugenda byibanda kuri Gitoko berwa, wakomeje kugenda uvugisha amahanga. Ndavuga ko mu by'ukuri Gitoko berwa uherutse kuba wagira mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nyuma yo kuhagira bikaza kuba byumvikanye ko kuri aka kanya ibitaro bimaze kuba byasore itangazo rigaragaza ko witwa Gitoko berwa amaze kuba yashyiramo umwuka. Ku byakomeje kugenda bigaragazwa ni inkuru y'akababaro ikomeje kugenda igaragaza benshi bakomeje kugenda bagaragaza mu by'ukuri emoji z'amaraso ikomeza kugenda zisukiranya ku matama yabo, ukabona ko ibikomeza kugenda bigaragazwa kuri aka kanya. Burya mu by'ukuri umubiri ubyara udahatswe nk'uko byakomeje kugenda bicibwa n'imigani y'Abanyarwanda. Kuri aka kanya amakuru aje kuba yatugeraho na amakuru atigeze ashimisha mu by'ukuri abakomeje kugenda bakunda uyu mwana umusore wakomeje kugenda ukora indirimbo azakomeje kugera zikora ku mitima y'abatari bake. Amakuru aje kuba yakumvikana kuri aka kanya ni inkuru y'incamugongo ikomeje kugenda ishengura benshi. Banyarwandakazi, barundikazi, abanyekanada mu by'ukuri n'abandi bari muri Amerika mukomeza kugenda mutukurikira gatanu, kandi amakuru akomeje kugera mu by'ukuri atangazwa. Empire yakomeje kugenda yemezwa, akomeza kugenda agaragaza ko ngo witwa Gitoko berwa amaze kuba yashyiramo umwuka. Byakomeje kugenda bivuga ku munsi w'ejo, benshi bakagaragaza utiriza nkuru zikomeza kugenda zigaragaza si binyoma, ariko kuri akanya mu by'ukuri bimaze kuba byakumvikana ko itangazo rije kuba ryagaragazwa n'ibitaro riri kwemeza ko witwa Gitoko berwa amaze kuba yashyiramo umwuka. Ndagira ngo inyandiko zakomeje kugera zandikwa n'ibitangazamakuru bitandukanye, ikinyamakuru Igihe ndetse n'umuseke byakomeje kugenda bigaragaza inkuru, byakomeje kugenda byandika, ariko ukabona ko ari inkuru ikomeje kugenda itangizwa n'utu emoji tufite amarira menshi cyane. Bakomeje kugenda bandika inyandiko bagaragaza uti umunyamakuru uririmba indirimbo z'isi, ukaba mu by'ukuri aturuka mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se ufite inkomoko mu gihugu cy'u Rwanda, akaba yapfuye kandi bikavuga ko yishwe n'indwara y'umutima. Aya makuru kandi kugira ngo anamenyekane byagaragajwe n'umubyeyi uturuka muri Canada, byumvikana ko ari mama we, biza kuba byakumvikana ko yaje kuba yatangaza ko witwa Gitoko berwa ngo apfuye yishwe n'indwara y'umutima. Ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 7 nibwo kandi aya makuru akomeje kugenda atangazwa, ariko ibitangazamakuru bitandukanye bikomeza kugenda biyagendera kure bitewe nuko nyine byakomeje kugira byumvikana ko nta nyandiko zemeza neza ko witwa Gitoko berwa yararwaye indwara y'umutima cyangwa se mu by'ukuri yaba yishwe n'indwara y'umutima. Byumvikana ko ibitangazamakuru bitandukanye byizewe mu Rwanda byakomeje kugenda bigaragaza ko cyangwa se bigaceceka, bikaba byagendera kure mu kuba byatangaza iyi nkuru bitewe nuko nta bimenyetso bifatika bye byatangazwa bigaragaza ko witwa Gitoko berwa arwaye umutima cyangwa se mu by'ukuri yaba yanapfuye. Ariko kandi najya ngo mu by'ukuri abo umuryango hafi batuye muri Canada ba Gitoko berwa bakomeje kugenda bagaragaza inkuru y'incamugongo bifata ku mutwe, bagaragaza uti wa muhungu wacu yitabye Imana. Gusa kuri aka kanya ngo mu by'ukuri tubashe kuba twareba ko bibashe kuba byakandikwa kuri aka kanya, ubona ko byakomeje kugenda bigaragaza ko ari amarira n'agahinda gatebwa cyane. Ubwo ngubwo mu by'ukuri ndagira ngo ni inkuru ikomeje kugenda ishengura benshi. Bagenzi banjye bakomeje kugenda bangaragariza aya makuru, ariko kandi ndagira ngo ku munsi w'ejo nibwo iyi nkuru yakomeje kugenda isibirikira ku bitangazamakuru bitandukanye. Imbuga nkoranyambaga nyinshi zakomeje kugenda zitangaza aya makuru, ariko nari nacecetse kugira ngo mbashe kuba mu by'ukuri na verify ndebe witwa Gitoko berwa arwaye indwara y'umutima cyangwa mu by'ukuri Gitoko berwa nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa. Byakomeje kugira byumvikana, hari umubyeyi ukomeje kugenda ugaragaza uti Gitoko berwa n'umuhungu wanjye yishwe n'indwara y'umutima. Byakomeje kugira bitangazwa ku munsi w'ejo, ariko mu by'ukuri ibitangazamakuru bitandukanye byakomeje kugenda biceceka. Ariko hari mugenzi wanjye uri mu gihugu cya Canada ukomeje kugenda umbwira ngo muri Canada mu by'ukuri nta yandi makuru ari kuvugwa. Abanyarwanda batuye muri Canada hano muri diaspora bakomeje kugenda bagaragaza ko uyu mwana umusore biri kumvikana ko nta makuru ari kumuturukaho. Byumvikana neza ko abo mu muryango hafi bakomeza kugenda bagaragaza ko Gitoko berwa yaba arwaye indwara y'umutima. Ariko amakuru akomeje kugenda atangazwa ntabwo mu by'ukuri ari kwemeza neza ko Gitoko berwa yaba yashizemo umwuka. Biri kumvikana ko
Gitoko bibarwa yaba yapfuye, ariko mu by'ukuri waza kuba wasoma aya makuru ukaza kuba wasanga ari gutangazwa mu buryo bushimije cyane, ntago mu by'ukuri biri kwemezwa neza cyangwa se bigaragazwe neza ese Gitoko yaba yashizemo umwuka %100%. Ukabona ko mu by'ukuri abakomeza kugenda batangaza aya makuru kubikomeza kugenda bituruka mu bitaro, bikomeza kugenda bigaragaza ko ari amakuru atangazwa ashimije cyane, kubera ko mu by'ukuri nuza kuba wareba ku munsi w'ejo byatangajwe ko ngo Gitoko bibarwa ashizemo umwuka. Kuri aka kanya ubona ko ikinyamakuru Igihe gikomeza kugenda kigaragaza uti umuryango wa Gitoko bibarwa utuye muri Canada ubabajwe no gutangaza inkuru y'akababaro ikomeza kugenda igera ku banyarwanda ndetse n'abakunzi ba Gitoko bibarwa wakomeje kugenda ugaragaza mu kuririmba indirimbo zakomeje kuya mu by'ukuri zishimisha benshi. Ndagira ngo ni indirimbo yakomeje kugenda rimba zakomeje kugenda zifasha benshi mu bakomeje kugenda bajya mu nkundo, ariko kandi mu byakomeje kugenda bitangazwa Gitoko bibarwa yakomeje kugenda avugwaho amakuru atandukanye. Kuri aka kanya inkuru ije kuba yatangazwa ngo nuko mu by'ukuri uwitwa Gitoko bibarwa yaje kwita afatwa n'indwara y'umutima itunguranye cyane, ariko bikumvikana ko yaje kwita anarwa muri koma. Nyuma yo kugwa muri koma bikaza kwa byakumvikana ko benshi bakomeje kugenda bagaragaza inkuru y'incamugongo ikomeza kugenda igaragaza ko witwa Gitoko bibarwa yaba yanashizemo umwuka. Ariko ikintu cyatumye abantu benshi bakomeza kugenda bagaragaza uti Gitoko bibarwa yapfuye nuko mu by'ukuri mama we utuye muri Canada yakomeje kugenda agaragaza uti umuhungu wanjye Gitoko bibarwa ashizemo umwuka. Ibyakomotse cyangwa se binaturuka kuba uyu mubyeyi wa Gitoko bibarwa yumvishe ko umuhungu we aguye muri koma, biza kuba byakumvikana ko yaje kuba yagaragaza amarangamutima menshi, akomeza kugenda agaragaza uti umuhungu wanjye byaba binarangirwa, kandi yaje kwita ahamagara abahungu be bari mu gihugu cy'u Rwanda ababwira ko umuhungu we Gitoko bibarwa yitabye Imana. Kwihangana byaje kuba byabananira, baza kwitabaza kuri social media bajya live bakomeza kugenda bagaragaza ko ngo umuhungu Gitoko bibarwa yaje kwita anashiramo umwuka. Ariko waza ko wareba ku nyandiko zikomeje kugenda zigaragazwa mu by'ukuri zirakomeza kugenda zitangaza amakuru ashimije, nkaza kuba navuga ko aya makuru ngewe ntayagazeho 100%, kuko nuza kuba wareba ibitangazamakuru bikomeze kugenda bigaragaza aya makuru donc uraza gusanga bakomeza kugenda bagaragaza amakuru mu nyandiko bakomeza kugenda bagaragaza, ariko ukabona ko zishimishe. Ntago ngewe mu by'ukuri iki kinyamakuru cyanjye kiri buze kwa cyatangaza iyi nkuru kihagazeho 100%. Turaza ko twakwifasha ibimenyetso byakomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi sinaza kuba nahakana ku byagaragajwe n'umuryango wa Gitoko bibarwa. Ubwo ngubwo turaza ko mu by'ukuri twabitangaza uko babitugejejeho, ariko amakuru akomeza kugenda agaragazwa nuko byanga byakunda Gitoko aho ari atamerewe neza kugeza kuri aka kanya. Reka dutegereze tuze kuba twareba ku byakomeje kugenda bigaragazwa, mu gihe kandi aya makuru ataremezwa neza, by'umwihariko bikaba bitaragaragazwa neza ko Gitoko bibarwa yashyizemo umwuka. Ndego mu by'ukuri tuze kuba twakurikirana inyandiko zakomeje kugenda zandikwa ku bitangazamakuru bitandukanye, staff room z'ibitangazamakuru bitandukanye bakomeze kugenda batugezaho aya makuru, ariko kandi ndaza gukomeza kugenda ngukurikirira agatango. Kandi hari mugenzi wanjye uri muri Canada ukomeje kugenda ungaragariza uti mu by'ukuri aba diaspora bari muri Canada bakomeje kugenda bagaragaza ko nta yandi makuru akomeje kugenda agaragara, ni inkuru y'igikuba cyacitse ikomeza kugenda ngo igaragaza ko uyu muhungu Gitoko bibarwa yaba yitabye Imana. Ndagira ngo batangarize ko witwa Gitoko bibarwa kugeza kuri akanya nta mugore yari afite, ariko ibi bintu mu by'ukuri byaba bibabaje cyane ku rwego ruri hejuru cyane. Ariyo mpamvu nkomeza kugenda mbwira abasore mukuze mwashatse murabura iki, uraza kuba wasanga mukomeza kugenda mwinangira uti turaza kuba twashaka amafaranga, aya mafaranga ariko kandi mukaza kuba mwapfa mu by'ukuri mutayariye. Bikomeza kugera byumvikana ko witwa Iva Buravani yapfuye, akomeza kugenda agaragaza uti ndacyarimo gushaka amafaranga niyubaka, bisa kuba byarangira mu by'ukuri uwitwa Iva Buravani yapfuye atari aya mafaranga. Donc uraza kuba wasanga ibikomeza kugenda bigaragazwa, birakomeza kugenda bishengura benshi. Abasore mukuze ni mushake muve mu bintu murimo, kubera ko mu by'ukuri bikomeza kugenda byumvikana uti roke kimoma aravuga uti nzashaka ndimo gushaka amafaranga, ukaza kuba wasanga nyamara bikomeza kugera byumvikana ko abasore binangira cyane muri showbiz nyarwanda. Mu by'ukuri benshi bakomeza kugenda bicwa bakagaragaza uti hari amarozi akomeza kugenda agaragaza, akomeza kugenda aterwa, by'umwihariko ibyamamare bikomeza kugenda bigaragara muri social media nyarwanda, ariko kandi ukabona ko ibikomeza kugenda bigaragazwa bikomeza kugenda bishengura benshi. Ariko kandi nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa n'umunyarwanda agaragaza uti nta nduru ivugira ibusa ku musozi, gusa bikomeje kugenda bigaragazwa bagenzi banjye bari muri Canada bakomeje kugenda bangaragariza aya makuru, bagaragaza uti mu by'ukuri diaspora yo muri Canada yose muri zone ya 4 bikomeje kugenda byumvikana ko bakomeje kugenda bagaragaza ko inkuru ari igikuba cyacitse. Baragaragaza uti Gitoko bibarwa umunyarwanda waririmbye indirimbo zakomeje kugenda zikora ku mitima ya benshi, ngo biri kumvikana ko ngo yaba
yishwe n'indwara y'umutima. Ariko rero ndagira ngo mu by'ukuri mbisegureho neza, iyi nkuru ntabwo iremezwa, ni inkuru ikiri gukorerwa ubushakashatsi, uretse ko nanone ibitangazamakuru bitandukanye bikomeza kugenda bitangaza amakuru bigaragaza mu by'ukuri ku nyandiko bikomeza kugenda byandika ku bitangazamakuru byabyo, biragaragaza uti Gitoko bibarwa yapfuye. Hano hakaza akabazo muze kuba mwakitonda bakomeje kugera musoma inkuru, biri kumvikana ko Gitoko bibarwa bishoboka ko yaba yapfuye, ariko nanone ntabwo aya makuru aremezwa. Mu gihe kandi tugitegereje aya makuru, reka nkomeze kugenda babwira ngo mukomeze kugenda mukurikira ibitangazamakuru gatanu ku kanya.